Okay guys, ngwaye ikaze kuri Menyatech. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu ushobora kongera volume mu gihe volume ya telefone yawe ivuga gakeya cyane. Yego, uraza muri setting ya telefone yawe nk'ibisanzwe maze umanuke ujya ahantu handitse accessibility. Ejo bundi nari nagukoreye video y'ukuntu ngo iyi setting ugomba kuyirinda. Yego nibyo ntago nakubeshyaga. Dere ibintu ugomba kwirinda bibiri bya mbere ni bibiri nyine bya mbere handitse ngo select to speak ndetse na talk back. Ariko mu kongera volume yacu rero turamanuka turascrollinga tumanuke turebe hano handitse ngo audio adjustment. Ndakeka muri kuhabona rwose hari akantu k'aka-emoji nyine kagaragaza sound. Hano handitse audio adjustment. Wakandi ukigera hano uratubona ahantu handitse ngo nyine audio adjustment mono audio. Uhakande gafunguke kono nyine urasanga hameze utya, noneho ukande gafunguke maze ugiye hano handitse ngo audio balance. Noneho hano hagati na hagati no hantu volume ibiri ku ijana ku ijana. Yego, hano hagati na hagati na hantu volume ibiri ku ijana ku ijana. Rero kano kantu k'akadomo gahari k'akazero uragakurura ukazane ugashyire kora aka kantu k'akarongo ugagaza hano hagati. Yego, murabona ko aka kazero ntakize hagati. Ubu ngubu rero telefone yanjye nibwo ibivuga cyane. Guys, nawe bigerageze maze ume feedback muri message umbwira ati byakoze. Guys, ndabizi rwose birakora kuko nanjye telefone yanjye yavuga gakeya, ariko nyimara kukavumbura kari akantu nyine kubera kwibaza kuri setting cyane ya accessibility, naje kuvumbura kari akantu nkujuje kuri karakati nyine ko kuri setting, numva telefone yanjye isivuga cyane. Guys, ngaho bigerageze rero urama feedback muri message. Gusa bigukanda subscribe ndetse no like kuri iyi video, ume comment nk'ibisanzwe maze wibuke no gusharinga iyi video. Guys, kwanda subscribe dusubire mu zindi video. Ciao ciao.